Yesu ashimwe. Twongeye kubaha ikaze mwebwe mukunda ibiganiro byacu tubagezaho. Uyu munsi rero twabateguriye ibintu 20 bituma Satani arwanya Umukristo. Ikintu cya mbere nuko Satani arwanya Umukristo iyo Umukristo yiyemeje gukurikira Yesu Kristo. Ngo iyo Umukristo yiyemeje gukurikira Yesu Kristo, icyo gihe Satani rwose aramurwanya pe, atangira kumurwanya. Naho usanga Umukristo atangira guhura n'intambara zigiye zitandukanye atanahuraga nazo atarakurikira Kristo. Ngo iyo amaje gukurikira Kristo atangira guhura n'intambara nyinshi cyane, Satani aramurwanya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, turaza kwifashisha imirongo muri Bibiliya kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ndetse kurushaho no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15 ku murongo wa 18 na 19 harimo amagambo agiye akomeye cyane avuga ngo niba bisi babanga mumenye ko babanje kunyanga. Iyo muba abisi bakundaga ibyabo, ariko kuko mutarabisi ahubwo nabatoranije mbakuye mu isi, nicyo gituma bisi babanga. Umuntu yafashe icyemezo cyo gukurikira Yesu aba yinjiye mu rugamba rwo mu mwuka. Mbere yo gukizwa, Satani aba ataturwanya cyane kuko aba akiri mu bubata bw'icyaha. Ariko iyo umuntu yihannye akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, aba avuye mu bwami bw'umwijima yinjiye mu bwami bw'umucyo. Ibyo bituma Satani atangira kumurwanya, ashaka kumubuza cyangwa se ashaka kumusubiza inyuma. Intego ya Satani si ukurwanya abantu bose kimwe, ahubwo yibanda cyane ku bantu bashaka gukorera Imana no kubaho mu bushake bwayo. Satani azi ko Umukristo ushikamye ashobora kugeza abandi ku gakiza, agahindura imiryango ndetse akagira uruhare mu kwagura ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu akoresha ibigeragezo, ibishuko, ubwoba, gucika intege, ibinyoma n'akarengane kugira ngo uwo Mukristo areke gukurikira Kristo. Tubona urugero rwiza kuri Yesu ubwe. Yesu akimara kubatizwa, umwuka amujyana mu butayu aho Satani yamugeragereje. Matayo ibice 4 ku murongo wa 1 kugeza kwa 11, nuhagera usome icyo gice cyose uraza kubibona neza. Nubwo Yesu atigeze akora icyaha, Satani yamuteye ibigeragezo kugira ngo amuteshe umurongo, ariko Yesu yamunesheje akoresheje ijambo ry'Imana. Ibi twigisha ko gukurikira Kristo bidakuraho ibigeragezo, ahubwo biduha imbaraga zo kunesha. Hari abantu benshi bo muri Bibiliya bahuye n'ingaruka zo gukurikira Imana. Paulo yarafunzwe, yarakubiswe, aterwa mu buye, ariko ntiyigeze areka umurimo w'Imana. Intumwa zose zaratotejwe kubera kubwiriza Kristo, nyamara zakomeje umurimo wazo zifite ubutwari. No muri iki gihe niko bimeze. Hari abakristo batukwa, basekwa, abandi bagahomba akazi kubera ko banze gukora ibinyuranyije n'ijambo ry'Imana. Hari abaterwa ubwoba cyangwa bagashyirwaho igitutu kugira ngo bareke kwizera kwabo, ariko ibyo ntibivuze ko Imana yabatereranye, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko bari mu murongo cyangwa se bari mu rugendo rwo gukurikira Kristo. Umukristo ntagomba gutinya ibitero bya Satani, ahubwo akwiye kwambara intwaro zose z'Imana zivuga mu Efeso ibice 6 ku murongo wa 10 kugeza kwa 18: ukuri, gukiranuka, ubutumwa bwiza bw'amahoro, kwizera, agakiza, ijambo ry'Imana no gusenga ubudasiba. Izo nizo ntwaro zituma ahagarara ashikamye. Isomo rikomeye nuko gukurikira Yesu ni urugendo rwiza ariko rufite urugamba. Satani azarwanya Umukristo, ariko ntafite ijambo rya nyuma. Yesu yaramutsinze ku musaraba, kandi abamwizera bose bafite isezerano ry'intsinzi. Yakobo ibice 4 ku murongo wa 7 hari amagambo akomeye cyane avuga ngo mugandukire Imana, murwanye Satani nawe azabahunga. Icya kabiri rero, Satani arwanya Umukristo iyo Umukristo asenga cyane. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abatesalonike ibice 5 ku murongo wa 17 niho ijambo ritubwira ngo musenge ubudasiba. Nanone Abefeso ibice 6 ku murongo wa 18 niho tuvuga ngo musengere mu mwuka ibihe byose, mubikorana amasengesho yose no kwinginga. Nshobora kuba ndi gukoresha Bibiliya mfite
y'ikinyarwanda, ariko Bibiliya rero ugasanga wenda hari amagambo bidahura neza, ariko n'ubundi byose ni kimwe. Usanga Bibiliya y'ikinyarwanda isobanura n'ikinyarwanda neza, ntimuze kugira ikibazo cyangwa se ngo mwumve wenda ko nataye umurongo, ariko namwe bize kubafasha cyangwa se gutuma imirongo ndi kuvuga muze gufata umwanya muyandika ahantu mujye muyisoma, cyangwa se ufate Bibiliya ube hafi y'ikiganiro kugira ngo tuze kugendana neza. Amasengesho ni imwe mu ntwaro zikomeye Imana yahaye umukristo. Iyo umukristo asenga aba avugana n'Imana, ayisaba ubufasha, ayishimira, ayisenga kandi ayereka ibyo akeneye. Niyo mpamvu Satani ahora ashaka kubuza umukristo gusenga cyangwa kumuca intege kugira ngo ubuzima bwe bwo gusenga bugabanuke. Satani azi neza ko umukristo usenga ahora yegera Imana kandi akakira imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Niyo mpamvu azana ibintu byinshi birimo ubunebwe, ibitotsi, kurangara, akazi kenshi, ibibazo cyangwa gucika intege kugira ngo umukristo areke gusenga. Hari igihe umuntu ashaka gusenga akumva nta cyifuzo afite cyangwa kumva amasengesho ye ntacyo amaze. Ibyo akenshi biba ari amayeri ya Satani agamije kumutandukanya n'Imana. Muri Bibiliya tubona urugero rwiza rwa Daniyeli. Nubwo hari itegeko ryo kubuza gusenga undi uwo ari we wese uretse umwami, Daniyeli yakomeje gusenga 3 ku munsi nk'uko yari asanzwe abigenza. Kubera ibyo bamujugunye mu rwobo rw'intare, Daniyeli ibice 6. Ariko Imana yaramurinze, imurinda intare ntizagira icyo zimutwara. Ibi bitwigisha ko amasengesho ashobora gutuma duhura n'ibigeragezo, ariko Imana ntigita abayiringira. Yesu nawe yadusigiye urugero rwiza. Mbere yo gutangira umurimo we yamaze igihe kinini asenga. Mbere yo guhitamo intumwa ze yarayasenga, na mbere yo kubambaga yasengeye mu busitani bwa Getsemani. Ibi bitwereka ko n'umwana w'Imana yahaga agaciro amasengesho. Hari igihe Imana idasubiza amasengesho ako kanya, ibyo ntibivuze ko itatwumvisha. Muri Daniyeli ibice 10 marayika yavuze ko isengesho rya Daniyeli ryari ryarumviswe kuva ku munsi wa mbere, ariko hakabaho intambara yo mu mwuka yatumye ibisubizo bitinda. Ibi bitwigisha gukomeza gusenga no kudacika intege. Muri iki gihe abakristo benshi bahura n'ibigeragezo igihe biyemeje ubuzima bw'amasengesho. Hari abatangira kubyuka kare bagasenga, bagahita bahura n'ikibazo gitunguranye. Abandi bakagabwaho n'ibitero byo gucika intege cyangwa gushukwa, ariko ibyo ntibigomba kubabuza gukomeza gusenga. Ahubwo ni ikimenyetso cy'uko Satani adashaka ko bagumana umubano ukomeye n'Imana. Yesu yavuze ko abantu bakwiye gusenga iteka kandi badakwiye gucika intege. Muri Luka ibice 18 ku murongo wa 1, umukristo usenga ahora afite amahoro, ahabwa ubwenge bwo gufata ibyemezo byiza, kandi agira imbaraga zo kunesha ibishuko. Nubwo Satani arwanya ubuzima bwo gusenga, ntashobora gutsinda umuntu ukomeza kwizera Imana no kuyambaza. Masomo akomeye ni uko amasengesho si umuhango gusa, ni uburyo ni umurongo uhuza umukristo n'Imana. Niyo mpamvu Satani ayarwanya cyane, ariko umukristo ukomeza gusenga abarushaho gukomera mu kwizera no kunesha ibitero by'umwanzi. Abefeso ibice 6:11 haravuga ngo ni mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'amayeri ya Satani. Icya gatatu, Satani arwanya umukristo iyo umukristo akunda kandi akiga ijambo ry'Imana. Bivuga ngo akunda ijambo ry'Imana kandi akagira ishyaka ryo kugira ryo kuryiga. Zaburi y'119 ku murongo wa 11 hari ijambo tuvuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imana ishimwe cyane. Nanone Abaheburayo ibice 4 ku murongo wa 12 hari ijambo tuvuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota ya mugi yombi. Imana idufashe.
ijambo ry'Imana ni urufatiro rw'ubuzima bw'umukristo, niryo ritwigisha ukuri, rikadukebura, rikaduhugura kandi rikatwereka inzira ikwiriye kunyurwamo. Niyo mpamvu Satani ahora arwanya umuntu watangiye gukunda gusoma, kwiga no gushyira mu bikorwa ibyo Bibiliya imubwira. Azi ko umuntu uzi ijambo ry'Imana atagwa mu mutego byoroshye. Kuva mu ntangiriro Satani yagerageje kugoreka ijambo ry'Imana. Mu busitani bwa Edeni yabwiye Eva ati, mbese kuko Imana yaravuze ngo itangira ibice 3 ku murongo wa mbere, ntiyatangiriye kuguhakana Imana ako kanya, ahubwo yabanje gutera gushidikanya ku by'Imana yari yaravuze. Eva amaze kwemera gushidikanya byamugejeje kutumvira Imana. Ibi bitwigisha ko Satani akunda gutangirira ku gushidikanya ku ijambo ry'Imana. Urugero rukomeye kuri Yesu Kristo, mu butayu Satani yaramugerageje inshuro 3. Matayo ibice 4 ku murongo wa mbere kugeza kwa 11 babisangamo. Buri gihe Yesu yasubizaga ijambo rivuga ngo handitswe ngo, akavuga ijambo ry'Imana. Ntiyatsinze Satani kubera imbaraga z'umubiri cyangwa ubwenge bw'abantu, ahubwo yamutsinze akoresha ijambo ry'Imana. Ibi bitwigisha ko umukristo agomba guhora azi ijambo ry'Imana kandi akarikoresha igihe ahuye n'ibigeragezo. Muri iki gihe Satani akoresha uburyo bwinshi kugira ngo abantu bareke gusoma Bibiliya. Hari abavuga ko nta mwanya bafite, abandi bakavuga ko Bibiliya iruhije kuyisobanukirwa, abandi bagahitamo kumara amasaha menshi ku mbuga nkoranyambaga ariko ntibabone iminota mike yo gusoma ijambo ry'Imana. Iyo ibyo bibaye, kwizera k'umuntu kugenda gucika intege gahoro gahoro, kuko kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva nako bikazanwa n'ijambo rya Kristo. Abaroma ibice 10 ku murongo wa 17. Umukristo ukunda ijambo ry'Imana amenya gutandukanya ukuri n'ikinyoma, ntayobywa n'inyigisho z'ibinyoma cyangwa amayeri ya Satani, kuko afite ururimi rumuyobora. Zaburi 119 n'105 iravuga iti, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye kandi ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ni ngombwa rero ko umukristo adasoma Bibiliya nk'umuhango gusa, ahubwo ayitekerezaho, ayishyira mu bikorwa kandi akayifata nk'ubuyobozi bw'ubuzima bwe bwa buri munsi. Iyo ijambo ry'Imana rituye mu mutima, ritanga imbaraga zo kunesha ibigeragezo, kwihanganira imibabaro no kuguma mu kuri. Nubwo Satani arwanya abakunda ijambo ry'Imana, ntashobora gutsinda umuntu ukomeza kuritekerezaho no kurishyira mu bikorwa. Ahubwo uko umuntu arushaho kwegera ijambo ry'Imana, ni nako arushaho gukomera mu kwizera no kugenda atsinda amayeri y'umwanzi. Soma akomeye ni uko umukristo usoma kandi akubahiriza ijambo ry'Imana aba yambaye intwaro ikomeye yo kurwanya Satani. Niyo mpamvu umwanzi ahora ashaka kumubuza kurikunda no kurisoma, ariko umuntu uguma mu ijambo ry'Imana aguma mu kuri kandi akagira imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Abefeso ibice 6 ku murongo wa 14 ngo, mufate inkota y'umwuka, ariryo jambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Icya 4, Satani arwanya umukristo iyo umukristo afite kwizera gukomeye. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ibice 5 ku murongo wa 8 n'uwa 9 ngo, mube maso, umwanzi wanyu Satani azira nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera, mumurwanye mushikamye mu kwizera. Nanone Yohana wa mbere ibice 5 ku murongo wa 4 ntara amagambo ngo, kuko ibyavutse ku Mana byose bitsinda isi, kandi uko gutsinda kwatsinze isi ni uko kwizera kwacu. Kwizera ni kimwe mu ntwaro zikomeye Imana yahaye umukristo, niko gutuma yiringira Imana no mu bihe bikomeye, nubwo atababona ibisubizo ako kanya. Satani azi neza ko umukristo afite kwizera gukomeye ataganyeganyezwa n'ibibazo cyangwa ibigeragezo. Niyo mpamvu ahora ashaka guca intege ukwizera kwe. Iyo umuntu atangiye kwizera Imana by'ukuri, ashobora guhura n'ibigeragezo bitandukanye,
hari igihe uburwayi buza, ubukene bukiyongera, inshuti zikamuterana cyangwa abantu bakamuseka kubera ukwizera kwe. Satani aba ashaka ko uwo muntu avuga ati Imana yanteye umugongo, maze areke kuyiringira. Ariko umukristo nyawe akomeza kwizera n'ibintu bitagenda uko abyifuza. Urugero rukomeye ni Yobu. Bibiliya ivuga ko yari umukiranutsi kandi yubaha Imana. Satani yabwiye Imana ko Yobu ayikunda kubera imigisha yari afite. Imana yemera Satani kumugerageza. Yobu yatakaje abana be, amatungo ye n'ubuzima bwe burahangirikira. Nubwo yari mu mubabaro ukomeye, yaravuze ati Uwiteka niwe wampaye kandi Uwiteka niwe ubyishubije. Izina ry'Uwiteka rihimbazwa. Yobu igice cya 22. Yobu ntiyaretse kwizera Imana, kandi amaherezo Imana yamuhaye umugisha urenze uwo yari afite imbere. Abigishwa ba Yesu nabo bageragejwe mu kwizera. Igihe bari mu bwato, umuyaga mwinshi warahushye, bagira ubwoba. Yesu arabaza ati ni iki kibateye ubwoba? Mbese ntimugira kwizera? Matayo 4:40. Nyuma yaho yaturishije umuyaga. Yabigishije ko kwizera Imana kuruta gutinya ibibazo. No muri iki gihe Satani akoresha uburyo bwinshi bwo guca intege ukwizera kw'abakristo. Ashobora gukoresha amagambo y'abantu, amakuru ateye ubwoba, ibigeragezo cyangwa gutinda kw'ibisubizo by'amasengesho. Ariko ibyo byose ntibihindura ubudahemuka bw'Imana. Imana isohoza amasezerano yayo mu gihe cyayo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ati tugendera ku kwizera, si ku byo tureba. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto 5:7. Umukristo ntayoborwa n'ibyo amaso abona gusa, ahubwo ayoborwa n'isezerano ry'Imana. Iyo akomeje kwizera, Imana imuha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo byose. Kwizera gukuriye umuntu asoma ijambo ry'Imana, agasenga kandi akumva ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze. Uko kwizera gukura, niko Satani arushaho kugerageza kukunyeganyeza. Ariko Bibiliya iduhamiriza gukomeza gushikama no kutareka ibyiringiro byacu. Isomo rikomeye nuko Satani arwanya cyane umukristo ufite kwizera gukomeye, kuko azi ko uwo muntu ashobora guhamya Imana no kuyobora abandi kuri Kristo. Ariko umuntu ukomeza kwizera Imana, nubwo ibigeragezo byaba byinshi, amaherezo intsinzi bariye. Abefeso 6:16 tuvuga ngo mufate intwaro yo kwizera, ari izabasha kuzimisha imyambi yose yaka y'umubiri. Icya gatanu, Satani arwanya umukristo iyo umukristo atangiye gukora umurimo w'Imana. Iyo umukristo atangiye gukora umurimo w'Imana. Nanone urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 9:16 hari amagambo ngo kubwiriza ubutumwa bwiza ni ngombwa kuri njye, mbaye ntabukora nababara. Umurimo w'Imana ni umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, gukomeza kwizera, gufasha abakene, gusengera abarwayi no gukorera Imana mu buryo butandukanye. Iyo umukristo afashe icyemezo cyo gukora uwo murimo, aba yinjiye mu rugamba rwo mu mwuka. Satani ntashimishwa nuko abantu bamenya Kristo. Niyo mpamvu arwanya cyane abakora umurimo w'Imana. Muri Bibiliya tubona urugero rwa Nehemiya. Imana yamuhamagaye ngo ajye kongera kubaka inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse. Akimara gutangira umurimo, Sanibalati, Tobiya n'abandi banzi batangira kumuseka, kumutera ubwoba no gushaka guhagarika umurimo. Ariko Nehemiya ntiyacitse intege, yakomeje gusenga no gukorana umwete, maze inkike ziruzura. Nehemiya 2:6 aho magambo wayasanga ukayasoma. Ibi bitwigisha ko iyo Imana iguhaye umurimo, hazabaho abarwanya, ariko Imana itanga imbaraga zo kusoza neza. Intumwa Pawulo nawe yahuye n'itotezwa rikomeye cyane. Yarafunzwe, arakubitwa, aterwa mu bihe kandi ahura n'ingorane nyinshi azira kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko yaravuze ati narwanye intambara nziza, nsohoza urugendo rwanjye, nkomeza kwizera. Rwandiko rwa 2
Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 ku murongo wa 7. Ntiyaretse umurimo kubera ibigeragezo. No muri iki gihe niko bimeze. Umuntu ashobora gutangira kuririmba muri korali, kubwiriza, kwigisha Bibiliya, kuyobora itsinda ry'amasengesho cyangwa gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Akenshi ashobora guhura no kunengwa, gusebwa, abantu bakamusebya, kubura ubufasha cyangwa gucika intege. Hari nubwo ashobora kumva ananiwe cyangwa ashaka kubireka. Ariko ibyo bishobora kuba uburyo Satani akoresha ashaka guhagarika umurimo w'Imana. Icyakora umukristo akwiye kwibuka kw'Imana, ko umurimo w'Imana atari uwe wenyine, ahubwo ari uw'Imana. Iyo umuntu akorana ubudahemuka, Imana iramuyobora, ikamurinda kandi ikamuha imbaraga zo gukomeza. Yesu ubwe yaravuze ati, nzubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'urupfu ntazarinyeganyeza, ntazarinesha. Mateyo 6:18. Ibyo bitwereka ko nubwo Satani arwanya umurimo w'Imana, adashobora kuwutsinda. Umukristo ukora umurimo w'Imana akwiye gukomeza gusenga, kwiringira Imana no kudacika intege. Pawulo yaduhaye inama agira ati, ntimurambirwe gukora ibyiza kuko igihe gikwiriye tuzasarura tutagwisari. Abagalatiya ibice 6 ku murongo wa 9. Isomo rikomeye uko Satani arwanya umuntu utangiye gukora umurimo w'Imana, kuko azi ko uwo murimo ushobora kugeza benshi kugakiza. Ariko iyo umukristo akomeje kuba indahemuka, Imana imuha imbaraga zo kunesha ibigeragezo no gusohoza umuhamagaro wayo. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 15 ku murongo wa 18 ngo, nuko bene data nkunda, mukomere mu mwami mutanyeganye, muca gukora umurimo w'umwami, kuko muzi ko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami. Icya gatandatu, Satani arwanya umukristo iyo atangiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Mariko ibice 6 ku murongo wa 15 haje ngo, nuko arababwira ati, nimugende mu isi yose mubwirize ubutumwa bwiza ibiremwa byose. Nanone Yohana, ubutumwa bwiza kwanditswe na Yohana ibice byaho 15 ku murongo wa 20, naramaga ngo, mwibuke ko imbata itaruta shebuja wayo. Niba bantoteje, namwe bazabatoteza. Kubwiriza ubutumwa bwiza ni umurimo Yesu Kristo yahaye abamukurikira bose. Niwo murimo wo kumenyesha abantu ko Kristo yapfiriye ibyaha byabo akazuka, kandi ko umuntu wese umwizera abona ubugingo buhora. Kubera ko ubu butumwa bukura abantu mu bubata bwa Satani bukabageza kugakiza. Satani ahora arwanya abubwiriza. Yesu ubwe yatangiye kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ntiyakiriwe na bose. Baramusekaga, bamushinja ibinyoma, baramwanga, ndetse amaherezo bamubamba ku musaraba. Nubwo ibyo byose byabaye, ntiyahagaritse umurimo yari yaratumwe na Se. Intumwa nazo zawe n'ibigeragezo bikomeye ziratotezwa. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Petero na Yohana barafashwe, barakubitwa, kandi babuzwa kongera kuvuga izina rya Yesu. Ariko barasubije bati, ntidushobora guceceka ngo tureke kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvise. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 ku murongo wa 20. Bamenye ko kumvira Imana biruta gutinya abantu. Pawulo nawe yahuye n'ingorane nyinshi kubera ubutumwa bwiza. Yarafunzwe, arakubitwa, aterwa amabuye, ndetse ajya no mu buroko inshuro nyinshi, ariko ntiyigeze areka kubwiriza. Ahubwo yanditse amagambo avuga ngo, sintewe isoni n'ubutumwa bwiza, kuko aribwo bubasha bw'Imana buzanira agakiza umuntu wese uyizeye. Bariko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 1 ku murongo wa 16. No muri iki gihe umuntu ushaka kubwiriza ubutumwa bwiza ashobora guhura n'ibigeragezo bitandukanye. Hari abashinyagurirwa n'inshuti zabo, abandi bagatotezwa n'imiryango yabo, abandi bakavugwaho ibinyoma cyangwa se bakangwa. Hari n'abakoresha YouTube n'amaradiyo, televiziyo cyangwa imbuga nkoranyambaga babwiriza ijambo ry'Imana, bagahura n'ababanenga cyangwa babatuka, ariko ibyo ntibigomba kubaca intege. Yesu yasezanije abigishwa be ko atazabatererana. Yarababwiye ati, dore ndi kumwe namwe mu isi yose kugeza imperuka y'isi. Mateyo 28 ku murongo wa 20. Iri ni isezerano rikomeye ritwibutsa ko aho ubutumwa bwiza bubwirizwa hose, Yesu aba ari kumwe n'ababubwiriza. Kubwiriza ubutumwa bwiza ntibisaba kuba umushumba cyangwa umuvugabutumwa uzwi. Buri mukristo ashobora kubuhamya mu magambo ye, mu mibereho ye, no mu rukundo agaragariza abandi. Iyo bikoze,
ubufasha abantu kumenya Kristo no kuva mu mwijima bakinjira mu mucyo. Isomo rikomeye nuko Satani arwanya ababwiriza ubutumwa bwiza, kuko azi ko ubutumwa bwa Yesu Kristo bukura abantu mu bubata bwe bukabageza ku gakiza. Ariko umukristo uguma ari ndahemuka akavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana adatinya, Imana iramukomeza kandi ikamwambika imbaraga zayo. Byakoze n'intumwa igice cya 1:8 ngo ariko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Cya karindwi, Satani arwanya umukristo iyo umukristo Imana ifite umugambi ukomeye ku buzima bwe. Yeremiya 29:11 hari amagambo ngo kuko nzi imigambi mbafitiye, ni Uwiteka avuga, ni imigambi y'amahoro si y'ibibi, kugira ngo bayiherezo ryiza n'ibyiringiro. Nanone mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:28 avuga ngo tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanya kubazanira ibyiza, ari bo bahamagariwe nk'uko yabigambiriye. Imana igira umugambi mwiza ku buzima bwa buri muntu uyizera. Hari abo ihamagarira kubwiriza, abandi kuririmba, abandi kwigisha, abandi gufasha abakene cyangwa se kuyikorera mu zindi mpano zitandukanye. Satani nawe azi ko iyo uwo mugambi usohoye abantu benshi bashobora kwegera Imana. Niyo mpamvu akoresha uburyo bwose ashoboye kugira ngo awuhagarike. Urugero rukomeye ni urwa Mose ataravuka, Farawo yategetse ko abana b'abahungu b'Abaheburayo bicwa, kuva igice cya 1:22. Ariko Imana yaramurinze akurira mu ngoro ya Farawo. Nyuma y'igihe niwe Imana yakoresheje kugira ngo akize Abisiraheli abakure muri Egiputa. Satani yashakaga guhagarika uwo mugambi, ariko Imana yabimwemereye. Hari n'urundi rugero rwa Yosefu. Imana yari yaramweretse mu nzozi ko izamukuza, ariko bene se barabyumvisha, baramwanga, baramugurisha nk'umugaragu, aza gufungwa arengana. Mu maso y'abantu byasaga naho ubuzima bwe bwarangiye, nyamara Imana yakomeje umugambi wayo. Amaherezo Yosefu aba umutware muri Egiputa kandi akiza abantu benshi inzara. Itangira ibice 37 gasoma ndetse n'ibice 50 kageza ku bice 50 usoma. No kwivuka rya Yesu Kristo, umwami Herode yategetse ko abana bato b'i Betelehemu bicwa ashaka kwica Yesu. Matayo ibice 2:13 kugeza ku 16. Ariko Imana iburira Yosefu mu nzozi ajyana umwana na Mariya muri Egiputa. Uwo mugambi wa Satani warananiranye kuko Yesu yaraje gusoza umugambi w'agakiza. No muri iki gihe n'Imana ifite umugambi ukomeye ku muntu. Ashobora guhura n'ibigeragezo byinshi. Hari abahura n'uburwayi, ubukene, guhemukirwa, ibibazo byo mu muryango cyangwa ibindi bibagerageza. Ibyo ntibivuze ko Imana yabatereranye. Akenshi ibiri gutegura no kubakomeza kugira ngo bazasoze umuhamagaro yabahaye. Icy'ingenzi ni ugukomeza kwizera Imana no kuyumvira. Ntukemere ko ibigeragezo cyangwa amagambo y'abantu bikwibagiza amasezerano yayo. Imana isohoza ibyo yavuze, nubwo rimwe na rimwe bifata igihe. Iyo umukristo akomeza kugendana n'Imana, nta mbaraga za Satani zishobora kuburizamo umugambi wayo. Paulo yanditse amagambo akomeye cyane avuga ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, ninde wabasha kuturwanya? Abaroma 8:31. Isomo rikomeye nuko iyi Imana ifite umugambi ukomeye ku buzima bwacu. Ushobora guhura n'intambara nyinshi, ariko izo ntambara ntizisobanura ko uzatsindwa. Ahubwo Imana ibishoboye guhindura n'ibigeragezo byawe bikakuzanira ibyiza no gusoza umugambi wayo. Abafilipi igice cya 1:6 tuvuga ngo kandi watangiye umurimo mwiza muri mwe azawukomeza kugeza igihe cya Yesu Kristo. Icya 8, Satani arwanya umukristo iyo umukristo yitandukanyije n'ibyaha akiyegurira Imana. Yakobo ibice 4:7 biravuga ngo nuko rero mugandukira Imana, murwanye Satani nawe azabahunga. Nanone kandi urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ibice cya 1:15-16 ngo ni mubabera kuko nanjye ndi uwera. Iyo umuntu yakijijwe
ntibihagije kuvuga ko yizera Kristo gusa, ahubwo atangira kwitandukanya n'ibyaha no kubaho ubuzima bwera. Uwo mwanzuro niwe utuma Satani arushaho kumurwanya, kuko abatakaje umuntu wari warabaye imbata y'icyaha. Satani ahora ashaka ko abantu baguma mu byaha, ariko iyo umuntu abivuyemo akagarukira Imana aba agiye mu kindi cyerekezo. Bibiliya iduha urugero rwa Yosefu, umuhungu wa Yakobo, igihe yakoraga mu rugo rwa Potifari muri Egiputa. Umugore wa Potifari yashatse kumureshya ngo baryamane, ariko Yosefu yaranze, aravuga ati nabasha ne gukora ikibi kingana gityo nkacumura ku Mana. Itangiriro 19:9. Kubera ko yanze gukora icyaha, yarabeshyewe, arafungwa. Mu maso y'abantu byasaga naho guhitamo kwe kumugizeho ingaruka mbi, ariko Imana yari kumwe nawe, kandi nyuma yaje kumugira umutware wa Egiputa. Iyi nkuru itwigisha ko guhitamo gukiranuka bitavuze ko utazahura n'ibigeragezo, ahubwo hari igihe kubaho mu butungane bishobora gutuma uhura n'akarengane, kunengwa cyangwa kugirirwa nabi, ariko Imana ntiyibagirwa abayicyubahiro. No muri iki gihe umukristo ushaka kwitandukanya n'ibyaha ashobora guhura n'ibigeragezo byinshi. Ashobora gufata icyemezo cyo kureka ubusinzi, ubusambanyi, uburiganya, ruswa cyangwa se n'izindi ngeso mbi. Hari abamuseka bakamubwira ko yahindutse cyangwa atakibasha kwishimisha. Hari n'ababura inshuti zabo kubera iyo mpamvu, ariko ibyo ntibigomba kumuca intege. Satani akoresha ibishuko kugira ngo agarure umukristo mu byaha yaretse. Ashobora kumwibutsa ubuzima bwa kera, akamushyira ahantu hashobora kumutesha umurongo cyangwa akamwohereza abantu bamushuka. Niyo mpamvu Bibiliya iduhamagara guhora turi maso kandi tukiringira Imana. Imana isezeranya imbaraga zo kunesha ibishuko. Mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto 10:13 ivuga ko nta kigeragezo kibageraho kitari rusange ku bantu, kandi Imana ariyo kwizerwa. Ntizemera ko mugeragezwa ibiruta ubushobozi bwayo, ahubwo izabacira inzira yo kubicamo. Kubaho ubuzima bwera si ukubera imbaraga z'umuntu gusa, ahubwo ni ukwera ubuntu bw'Imana n'ubufasha bw'Umwuka Wera. Iyo umukristo aguma mu gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no kugirana ubusabane n'abandi bizera, arushaho gukomera no kunesha ibigeragezo. Isomo rikomeye nuko Satani arwanya cyane umukristo wahisemo kwitandukanya n'ibyaha, kuko abavuye mu bubata bwe. Ariko umuntu ugandukira Imana kandi akayiringira ahabwa imbaraga zo kunesha ibishuko no kubaho ubuzima buyishimisha. Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12 hatubwira ngo hahirwa umuntu wihanganiye ibimugerageza, kuko namara kwemera azahabwa ikamba ry'ubugingo umwami yasezeranije abamukunda. Icya 9 nuko Satani arwanya umukristo iyo atangiye kwera imbuto nziza z'umwuka. Abagalatiya ibice 5 ku murongo wa 22 kugeza ku 23 amagambo akomeye cyane avuga ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba indahemuka, ubugwaneza no kwirinda. Nanone ubutumwa bwanditswe na Yohana ibice 15 ku murongo wa 8 naho amagambo akomeye cyane avuga ngo icyo Data ashaka ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Imana ntiyifuza ko umukristo yitwa umukristo mu izina gusa, ahubwo ishaka ko agaragaza imbuto z'ubuzima bushya. Iyo umuntu yakiriye Kristo, Umwuka Wera atangira guhindura imico n'imibereho ye. Atangira gukunda abandi, ukubabarira, kuvugisha ukuri, kwicisha bugufi no kubaho mu butungane. Izo nizo Bibiliya yita imbuto z'umwuka. Satani yanga cyane umukristo ugaragaza izo mbuto, kuko ubuzima bwe buba ubuhamya bukomeye kurusha amagambo. Umuntu ashobora kutumva inyigisho, ariko ashobora guhindurwa no kubona imibereho myiza y'umukristo. Niyo mpamvu Satani akora ibishoboka byose kugira ngo yangize ubuhamya bwe. Yesu yakoresheje urugero rw'ubuzabibu n'amashami. Yaravuze ati ndi umuzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nzaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi. Yohana ibice 15:5. Ibi twigisha ko imbuto nziza zituruka ku kuguma muri Kristo. Iyo umukristo atandukanyije ubuzima bwe na Kristo, imbuto zitangira kuma. Urugero rwiza tubona muri Bibiliya ni Stefano.
nubwo abantu bamushinja ibinyoma bakamucira urubanza rwo kwicwa, ntiyabasubije cyangwa se ngo ababikira inzika, ahubwo yarasenze avuga ati mwami ubababarire iki cyaha. Ibyakozwe n'intumwa ibice 7 ku murongo wa 60. Uwo mutima wo kubabarira wari imbuto y'umwuka wera Satani yashakaga kumuhagarika, ariko ubuhamya bwe bwagize uruhare mu guhindura ubuzima bwa Sawuli nyuma yabaye Paulo intumwa. No muri iki gihe iyo umukristo atangiye kugaragaza urukundo, kwihangana no kuba inyangamugayo, hari abamuseka cyangwa bakamufata nk'umunyantege nke, hari abamugirira nabi kugira ngo bamurakaze cyangwa bamuteze icyaha. Satani aba ashaka ko atakaza imbuto nziza yari afite, ariko ijambo ry'Imana riduhamagarira gukomeza gukora ibyiza nubwo twaba duhanganye n'ibigeragezo. Paulo yaranditse aravuga ngo ntimwemere ko ikibi kibanesha, ahubwo munesheshe ikibi cyiza. Abaroma ibice 12 ku murongo 21. Iyo dusubije urwango urukundo, ikinyoma ukuri, icyiza ikibi, tuba twerekana ko Kristo atuye muri twe. Umukristo akwiye guhora asenga, asoma ijambo ry'Imana kandi akagendera mu buyobozi bw'umwuka wera, nibwo imbuto z'umwuka zikomeza gukura. Kandi nubwo Satani azigerageza, ntazashobora kuzisenya igihe umuntu akomeje kuguma muri Kristo. Isomo rikomeye ni uko Satani arwanya umukristo wera imbuto nziza, kuko ubuzima bwe bukurura abandi kuri Kristo. Ariko umuntu uguma muri Kristo akomeza kwera imbuto nyinshi, kandi ubuzima bwe buhesha Imana icyubahiro. Matayo ibice 5 ku murongo 16 rivuga ngo mujye mumurikira abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahimbaze so mu ijuru. Icyacumi, Satani arwanya umukristo iyo akunda abandi urukundo rwa Kristo. Yohana ibice 13 ku murongo wa 34 no 35 rivuga ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze ariko namwe mukundana. Abaroma ibice 13 ku murongo wa 8 none batubwira ngo ukunda mugenzi we abasohoje amategeko. Urukundo ni ikimenyetso gikomeye kigira umukristo nyakuri. Yesu yavuze ko abantu bazamenye ko turi abigishwa be atari ukubera amazina y'amatorero cyangwa impano dufite gusa, ahubwo kubera urukundo dukundana. Iyo umukristo atangiye gukunda abantu nk'uko Kristo yabakunze, Satani aramurwanya, kuko urukundo rusesa urwango, rwunga abantu kandi rubakura mu mwijima. Satani urashaka kubiba amacakubiri, inzangano, ishyari n'inzika hagati y'abantu. Iyo ibyo bibaye, umuryango urasenyuka, itorero ricikamo ibice, inshuti zikangana, ndetse n'umurimo w'Imana ugahungabana. Ariko iyo umukristo ahisemo kubabarira no gukomeza gukunda, abahisemo kunesha imigambi ya Satani. Urugero rwiza tubona muri Bibiliya ni Stefano. Nanone igihe yaterwaga amabuye ko kugeza apfuye, ntiyasabye Imana guhana abamwicaga, ahubwo yarasenze avuga ngo Mana ubababarire. Byakoze nk'ibice 7 ku murongo wa 60. Uwo wari umutima w'urukundo nk'uwa Kristo. Nubwo Satani yashaka ko urwango rutsinda, urukundo rwa Stefano rwabaye ubuhamya bukomeye. Yesu ubwe yadusigiye urugero ruhebuje. Igihe yari ku musaraba yarasenze avuga ngo Data ubabarire kuko batazi ibyo bakora. Ruka ibice 23 ku murongo wa 34. Mu gihe yari kubabazwa, yahisemo kubabarira aho kwihorera. Ibyo byerekana ko urukundo rwa Kristo rurusha imbaraga urwango rwose. No muri iki gihe Satani ashobora gukoresha amagambo mabi, guhemukirwa, ibihuha cyangwa se akarengane kugira ngo atume umukristo yangwa n'abandi. Ashobora kugushuka ngo wihorere, ubike inzika cyangwa wishyure ikibi. Ariko ijambo ry'Imana ritwigisha ko umukristo adakurikiza iyo nzira. Paulo yaranditse avuga ngo ntimwemere ko ikibi kinesha, ahubwo munesheshe ikibi icyiza. Abaroma ibice 12 ku murongo wa 21. Iyo umuntu asubije urwango urukundo, aba yerekanye ko umwuka wera amuyobora. Si ukuvuga ko kubabarira byoroshye, ahubwo nuko Imana itanga imbaraga zo kubabarira. Urukundo rwa Kristo
rugaragarira mu gufasha abakene, gusura abarwayi, guhumuriza abababaye, kubabarira abadukoreye nabi no gusengera abatwanga. Iyo umukristo abaho muri ubwo buryo, abamurikira isi urumuri rwa Kristo. Isomo rikomeye twakura muri uko Satani arwanya umukristo ukunda abandi, kuko urukundo rwubaka itorero, ruhindura imitima kandi rugaragaza kamere ya Kristo. Ariko umuntu uguma mu rukundo aguma mu Mana, kandi nta mbaraga z'umwanzi zishobora gutsinda urukundo rw'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2:10 hari amagambo batubwira ngo ukunda mugenzi we aguma mu mucyo kandi nta kimusitaza. Imana yacu ishimwe cyane. Tuzakomeza n'igice cya kabiri tureba ibindi bisigaye, duhere ku kujya 11 kugeza kuri 20. Ariko reka mbashimire ko mwakomeje kubana natwe, ntugende udakoze subscribe niba ukomeje kudukunda no kudukurikira, kandi Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi kuba mwaraduhisemo mukamwahisemo kubana natwe. Dore kwa Yesu n'ibyishimo